Iyi ni yawe TV. Ngendi Emi Rwanda nk'ibisanzwe, kora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Nta bindi bintu byinshi, ntago dutinda. Nakubwiye ko nzagenda ahantu hose mu bakina filimi, abaririmbyi, abakina football, ibintu byose nta handi wabikururetse kuri yawe TV. Kora like, kora share, kora subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo. Ni umustar, arazwi mu Rwanda hose n'abatamuzi muri filimi nyarwanda. Abenshi tumuzi ku izina rya Jean Paul, ariko afite irindi zina akoresha. Yatangira twibwira. Urakoze cyane. Yawe TV nabitabye. Nkuko bivuze uti ni umuntu mukuru kandi w'umustar. Agira ngo ntangire mbibwira, nitwa Jean Paul Nkundabanyanga amazina bwite, ariko amazina y'ubustari yo ni menshi biterwa n'insanganyamatsiko umuntu aba agiye gutanga. Watubwira muri rimwe muri ayo mazina ukoresha muri filime? Nahera nko kuri Ndabazi. Ndabazi ni filime yabonywe n'abantu benshi, yitwaga Ikigali si Ikigoma. Ni nyinshi. Hakaza Shuni Nyururugo muri filime nyarwanda yitwa Ndamahe. Rwose filime zo ni nyinshi. Ubu rero noneho abafite amacano barambona ku izina rya Mathias. Mujya mukumva ku kantu Matia Nyimuhe. Niwegewe rero muri make nari ntuye mu manegeka, agira ngo mbabwire uko iryo zina ryaje. Hanyuma imvura igakunda kugwa ku mugoroba. Nari nturanye n'umuntu w'umufundi wagiraga ibikoresho byose by'ubufundi, ibitiyo, amapiki, imyiko n'ibindi. Noneho rimwe imvura iza kugwa nimugoroba. Umugore arambwira, ariko se ko iyi mvura iguye iki gihe, uyu mukingo ntabwo uri butugwire? Ndababwira nti none wagira ngo dukore iki? Ati nagira ngo nibura utire igitiyo fundi hakiri kare. Ndamubwira nti kundebere niba fundi ariyo. Ahengerejeho gutya asanga fundi ariyo. Nibwo nagiye mutira igitiyo, ndababwira ni fundi rero, imvura yahani ikunda kugwa nimugoroba, none nagira ngo ntizi igitiyo mbe ndaho niteguye umukingo nuza kuriduka nze kuyora iryo taka rye kuntwarira inzu. Umugabo ntabwo yanyimye igitiyo, yarakimpaye. Bukeye imvura ntiyagwa, ariko uwo munsi yaraguye, igitiyo ndagikoresha. Bukeye imvura ntiyagwa. Noko bukeye bwaho rero, ariko rero sinkamenye burya abaturanye hari uburyo simbizi nako babana, bakabana batyo, bese nka wa mugani ngo abaturanyi babyarana abana basa. Nuko mbonye imvura itaguye, ubwo nabyutse nigira mu kazi nk'uko bisanzwe. Ngeze hirya y'urugo gatoya, mba nkubitanye na fundi. Fundi arimo ariruka yahanya, dukubitanye amaso ati nje kureba cya gitiyo cyanjye. Nanjye nakerewe, nigenda mu rugo bakiguye. Noneho ati ubwo arakomeza, ageze hafi y'urugo, umugore wanjye aba yamubonye. Ati mada, ati umugabo warambwiye, ati Mathias arambwiye ngo cya gitiyo ngo kimwe. Ndatereka reka ko avuye hano ko, ati singuriye abarenga, ati ngaho muhamagara umubaze. Nuko uwo mugabo nibwo amuhamagara, ati Matia umugore, ati uyu mugabo uramubwiye ngo nyimuhe? Ntikimuhe yewe iri joro ntacyo nkeneye. Nuko umugabo azamuka atyo yiruka. Nuko nibwo abwiye umugore, ubwo njye nahise manuka niruka. Nuko nibwo abwiye umugore ati ntiwumva siko mbwiye ngo kimpe? Rwose muri make ni igiti, ariko ni igiti yo mvuze uwo mugabo yari yantije. Murakoze cyane.
ubundi rero mu buzima busanzwe amazina yo ni menshi kubera amafilme, kubera amakinamico, nkaba mbimazemo n'igihe. Niba hari ikindi mwambaza nabwo nta kibazo nabasubiza. Izina Mathias ryavuye ku gitiyo. Umugore aravuga ati nyimuhe. None Mathias ni muntu ki? Mathias yavutse ryari? Mathias afite imyaka ingahe? Mathias arubatse, afite abana bangahe? Mathias ni muntu ki? Urakoze cyane. Icyambere ndi umunyarwanda. Ndubatse ndatuye, ntuye hano i Kigali ariko ntabwo ariho mvuka. Ubwo ni icumbi hano i Kigali. Navutse muri 1966. Nize inderabarezi. Ngeze hagati ndayicikiza ariko nza kugira amahirwe yo gukomeza. Ubu mfite diplome mu nderabarezi, uretse ko atari byo nigisha. Ntabwo nigisha ariko nibi nkora ngira ngo no kwigisha. Ahubwo ubu nibyo byiza kuko nigisha abantu benshi kurusha uko nakigishije abana 34 muri class. Ubu nigisha igihugu cyose ndetse nabumva indimi mvuga, ubwo n'isi yose inyigisho zanjye zibageraho. Hanyuma que je suis marié avec 6 enfants. Ngira ngo ndetse mfite n'umuhungu wiga seminari nkuru witegura kuba padiri witwa Mugisha Virgile. Hagira abandi biga mu masecondaire n'umwana mutoya ngira ngo ugeze mu wa 4 primaire. Ubwo niba hari ikindi mwambaza. Urakoze cyane. Maze igihe rwose muri film izi mubona za bakanyombya iziza, nge numva ibyo ni ivyanyuma kure kuko filime nyarwanda yasohotse bwa mbere yitwaga Imbundaguzi y'Ubutama isiga mu muhogo hatamariwe, yanditswe n'umunyamakuru Mbonimana Silas. Muzi duhugurane mu gitaramo kuri Radio Rwanda. Ngira ngo ubu usigaye utanga ikiganiro cya demobilisation. Niwe wari wayanditse, yavugaga uburyo twahashya virus itera sida. Icyo gihe muri iyo filime twibanze cyane ku rubyiruko, ku banyeshuri, ku bacuruzi n'ibindi. Iyo niyo filime ya mbere nahereyeho, ngira ngo hari mu mwaka w'2000 mu kwezi kwa 7. Yes, none filime ya mbere wahereyeho bahitaga ngo iki? Yitwa Imbundaguzi y'Ubutama isiga mu muhogo hatamariwe. Yes, none reka dukubite tubangura abakurikiye yawe TV mwabibonye, turi kumwe n'umugabo w'inararibonye wakinnye filime nyarwanda. None ndagira ngo adusobanurire ubu filime nyarwanda kuri wowe ugitangira kuyikina no kugeza ubu ngubu urabona igeze ku rwego ki? Filime ngitangira gukina filime noneho aho yari iri naho igeze ubu biratandukanye kuko iragenda izamuka umunsi ku wundi. None nkawe noneho ubimazemo igihe uvuga ati izi filime nyarwanda nayo ikinye kuva iki gihe, kuva mu mwaka w'2000 ubu turi mu mwaka w'2019. None mbwira itandukaniro noneho wo ubonamo muri filime nyarwanda kuva icyo gihe cyose kugera uyu munsi. Urebye uko iterambere ry'igihugu cyacu rigenda ritera imbere nyine ni nako message. Ubundi gukina filime ntabwo ari ugusetsa abantu gusa, uragasetsa abantu ariko ugire n'inyigisho ubasigira. Message uko iterambere rigenda ritera imbere umunsi ku wundi niko n'ubundi na message zigenda zirushaho kumvwa n'abantu benshi. Twahereye kuri video bakora amakasete, bukeye bijya kuri
televiziyo ubu noneho ngo haje n'amacano nanjye ndumva hari n'abanyifite mu mufuka ibyo byose ni iterambere. Inyo ufite mu mufuka ndavuga cano urayigendana mu mufuka telefone yes banyitwaje ubwo rero urumva ko uyu munsi harutejo ku iterambere rya filime nyarwanda. Ariko tukiri aho ngaho kuri filime nyarwanda hari abantu twebwe ari ikintu tutarumva neza. Casting ya hano iwacu ntabwo rwose abantu tuvuge nk'abaproducer ntabwo barumva casting icyo ari cyo. Hari filime muzi ngira ngo yakoreshwaga na Loni, filime icyo gihe twayikinnye mu Gifaransa yitwa Operation Turquoise, nayikinnyemo jewe Rwasa, Shyaka n'abandi b'abanyarwanda ariko twari bakeya. Ariko ndakubwira muri casting nta kimenyane cyabagamo, nta kwicanira ijisho. We wajyanaga ubwonko bwawe bakakubwira bati uratsinze casting, bakaguha script. Naho casting y'uyu munsi tugenderaho no kuvuga ngo ndashyira mu mwene wacu kandi nta cyasi, nta n'umurye n'akara nibura ngo namwigisha. Icyo rero cyene wabo nicyo kirimo kigenda cyica casting. Utanga ubutumwa iyo ubutanze nabi rero ni hahandi ubutumwa bwumvikana nabi. Ushatse kuvuga ko uyu munsi mu bakoresha casting mu mafilimi harimo ikimenyane? Harimo ikimenyane kandi icyo kimenyane nicyo gituma none filimi idatera imbere mu Rwanda. Oya, ariko se waba udatanga ubutumwa neza wakoresheje ikimenyane naho urambaza ibyuzi koko nka mwarimu ni ukubaza ngo nyandikira ngo kabiri gukuba na kabiri ngo ni kangahe kandi abifite mu ntoki mu gitabo cye. Mu gihe udatanze ubutumwa neza nababwumva ntago babwumva neza. Urumva ko turacyari inyuma cyane ho gatoya, ariko turimo turashaka kugerayo. Yego ntabwo turaba nk'abanyamahanga bakoresha n'ibyogajuru, ariko aho tugeze umunsi ku wundi bigenda neza. Ubu noneho wasaba iki abayobozi noneho bakuriye filimi nyarwanda mu Rwanda kugira ngo noneho filimi zacu zigere ku rwego twebwe twumva twifuza ko rwageraho? Icyo nasaba abakuriye filime, ndavuga filime nyarwanda ariko kuko ni umuco wacu tugomba gusigasira. Igihe rero tuzaba tudasigasiye umuco wacu ntacyo twageraho. Gusa icyo nabasaba ndetse n'abandi bayobozi rwose bajye bita kuri casting, umuntu bamushyireho vi ari uko babona ko ari bushobore kujua role azakina. None reka tujye mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe bwawe ubundi wowe nkawe iyo uvuga ngo wambaye neza nk'umustar wo mu Rwanda, uvuga ngo ngiye mu kirori runaka, kuri uba wambaye ute? Uko bisanzwe nkambara nk'abapapa. Ubwo nyine nagera no muri ubwo bukwe kuko mba niteguye nanone kuza guhumura nk'abapapa. Ibyo birumvikana ko ni rya kote, hanyuma ukambara ikirato. Ariko ya mashene baba star b'abasore, hari aho nabonye umustar witwa Jado akubitamo noneho na marineti. Umugoroba wakuba ukibaza niba ari we wari wambaye marineti, bikanyobera. Ngendera ku muco nyarwanda, nkambara nkaberwa, nkajya mu bukwe. Ese noneho wowe umbwiye ko iyo wambaye neza hari ibintu byateye ubundi Slay Queen urazizi? Uretse ko nabikina ariko ubwo wari ugiye no kuvuga pocket. Oya, ibyo narabirenze. Ibyo ni iby'abana b'inyuma. Uri muri showbiz nyarwanda. Slay Queen urazizi? Slay Queen. Ndabizi. N'abantu wowe kuri wumva bameze bate?
ngo ni Slay Queen. Ibyo ahubwo umuntu yabibaza nkamwe abanyamakuru naho kubimbaza nibyo nahoze nkubwira ngo tugomba kuvuga ibyo twumva. Ubwo rero hari igihe nanabivuga nabi, ahubwo we nk'umunyamakuru nje numva wazabisobanurira batabizi. Yes, mwabyiyumviye turacyari kumwe n'umusitari wacu twabatumiye kuri Yawe TV cyo ngusabona gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Turacyari kumwe nago turamusiga. Noneho wowe ku giti cyawe nk'umukinnyi wa filime gira akantu ukora acting nyine nk'umuntu ukina filime. Ni twinshi ariko byankenera gukoresha undi muntu. Sinzi niba yaboneka ariko sinzi niba umuntu yabivuga ko mu dialogue. Kavuge muri dialogue nyine nk'umuntu tuvuge urakariye nk'umuntu. Okay. Ndi umugabo mu rugo rwanjye mpafite umwana ariko washatse. Noneho ari umugabo rukubirana utuye hafi y'iwanjye. Iteka yabonye uwo mukobwa aje iwanjye ntaziraho azana igikapu kirimo agacupa. Noneho uwo rukubirana yamubona akaza yirukanka aje kureba ngo anamusuhuze yewe. Hanyuma yatungutse mu marembo atangira kwivugisha, yemwe muraho, salamu alaikum, bonjour, how are you, amagambo menshi. Noneho rero rimwe yaje kuza mubonye menya ikimugenza ka gacupa gakobita ibitugu muha intebe aricara ararogotwa ategereza ko namusomya. Reka da mu kanya gato atariko ati muze ati hari ikintu mwibagiwe ati ko mutanze imaniye ntereka nze nkuzimanire. Ubwo ndanyaruka ka gacupa ariko ndakamukinga kugira ngo atagira ngo namwimye. Ndanyaruka nkushakira umuhini akiwubona baravuga ngo ni ikimuga ngo amaguru ye yagiye muri agaca amanuka muri agaca arusha indege kuguruka ntihagarara guzimanire kuko nyine yari yarambushabushe. Iyo mufata n'uwo muhini simbezi sinzi niba kukaba gahaje. Yes, abakurikiye Yawe TV ngende Emmy Rwanda nk'ibisanzwe ndagushishikaza gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Noneho reka tugaruke muri filime nyarwanda. Wowe kubwe ku giti cyawe hari ibikorwa uri guteganyiriza abanyarwanda muri rusange noneho bari babyitega kugira ngo filime zawe bazibone? Ibikorwa birahari burya. Iyo ujya kubyara umwana watangwa n'Imana, ariko iyo uteganya kuzabyara uteganya n'ikizamutunga. Kuvuga rero ngo wapfa guhuruduka ukavuga nk'ibyo ugiye kuvuga byako kanya utabonera gihamye. Nge nabanje kwandika, ubu mfite film zanditse zirimo insanganyamatsiko zubaka igihugu zigeze nko kuri 32. Ubu script tayari zirahari. Uteganya noneho kuzishyira hanze ryari noneho kugira ngo abanyarwanda babibone? Icyari kiruhije no gufatanya ibyo bitekerezo. Noneho namara kubona script nkashaka abakinnyi ariko batari ya casting nahoze nkubwira. Umukinnyi ureba ukabona ko hari icyo azashobora. Namara kubona abakinnyi ndetse n'ubu natwe turabyemerewe kuguza leta wayiguza nta kibazo. Mupfa kuba muri hamwe, ntabwo leta yacu n'umubyeyi ntabwo yakwanga kuguriza koperative. Ubundi noneho ngatangira igikorwa nkageza izo nsanganyamatsiko 32 nateguriye abanyarwanda
kuzibagezaho zikabageraho ku buryo bw'amashusho. Nditegura gutangira nibura nko mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Ese reka ngira icyo nkubaza, ukurikirana umuziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda ndawukurikirana. Ubu ni uwuhe mustar ugezweho ubu ngubu? Umustar ugezweho ni njyewe ugezweho. Indirimbo yanjye se ubundi murayizi? Wapi turirimbire. Yabababe. Ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga. Iyo ndirimbo ntayo uzi? Abagezweho nanjye ngezweho. Ntabwo nayirangiza kuko wambajije menshi, ariko nugera kuri ekara yawe uze kuyishyiraho irahari. Iyitwa ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga. Turirimbira agatero kamwe kugira ngo n'abantu bagira amatsiko, abantu bakurikiranye yawe. Ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga, ndashaka kumenya amakuru yawe ururyoshye ruri. Mwabyiyumviye ngo arashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ruri. Iyi ni Yawe TV, Ngendi Emi Rwanda. Ndagushishikariza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Noneho sezera abantu ubakorera akantu nawe nk'umukinnyi wa filime. Ndumva ntacyo ntabakoreye, ariko kandi ntago mbasezeraho, mbabwiye ko ubwo mu bakunda gukurikira iyi TV muzabimfasha yenda mbere yaho tunyuzeho akantu tubategure abazashaka kumfasha muri icyo gikorwa cya message 32 nawe akantu ko nagahoraho. Urakoze amazina ko. None se mvugirira ijambo, kora subscribe kuri Yawe TV. Kora sakisi ikizamini Kora subscribe kuri Yawe TV. Kora subscribe kuri Yawe TV. Okay? Subscribe Yawe kuri TV. Kora subscribe kuri Yawe TV. Kora sakisi. Ariko nawe uranguze kabisa. Oya kavuge usezera abantu. Kora subscribe kuri Yawe TV. Encore? Kora subscribe kuri Yawe TV. Kora subscribe kuri Yawe TV. Yes, nawe wari udukurikiye turagushimiye. Ngendi Emi Rwanda. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Nakubwiye ko nzagutumirira abantu benshi muri rusange. Aya mezi mu mpera z'uyu mwaka hari byinshi cyane dufite byo kukwereka. Wowe nuzakureho urushinge cyangwa ngo ukureho uyobe ushyira ahandi. Guma kuri Yawe TV, nta kindi kusaba. Turabakunda. Ciao. Urakoze munyamakuru. Nanjye nagira ngo mbwire abareba Yawe TV rwose ko turi kumwe kandi tuzaba kumwe n'amaso yanyu. Murakoze. Urakoze cyane.